Abakunzi ba Rwanda Gospel TV nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nanone ndashima Imana kubw'uyu munsi wacu wa 33 w'amasengesho iminsi 40 turagenda tugana ku musozo. Twarimo tuvuga ubushize tuvuga gusenga kubuza ububasha bari bagufiteho ubushobozi cyangwa amasengesho yacu cyakamaro k'amasengesho kwashobora gutuma abari bagufiteho ububasha bakuburaho ubushobozi. Uyu munsi ndakomeza imwe mu ngingo yavuga kuma amasengesho yacu atuma dutabarwa. Iyo usenga Imana uratabarwa. Iyo usenga Imana, Imana irakumva kandi ikabanuka igakora. Iyo usenga Imana, Imana ihindura amateka yawe. Iyo usenga Imana uratelefona mu ijuru bakumva. Hari icyanditswe nkunda cyane umunsi nicyo tugiye guhagararamo, kiri muri Yeremiya ibice byaho 33 umurongo waho wa 3 aho ngaho ni 3 33 ariko dekamere ku murongo wa mbere haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri akingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti. Uwo ni umurongo wa mbere uvuga ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya kandi rigaruka ari ubwa kabiri, yarakingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe rimubwira riti, uku ni ko Uwiteka avuga, ari ugira icyo akora, ari nawe ukirema akanagikomeza. Haleluya, ndafashijwe. Ijambo riza ku mugaragu w'Imana Yeremiya, amenya neza ko hari ugira icyo arema kandi akanagikora. Arangije ngo iyo amaze kugikora aragikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo nabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Uku ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iby'amazu yo muri uyu murwa n'iby'inzu z'amanyumba z'abami b'Ubuyuda byasenyewe kugira ngo babone uko barwanya aburira ku birundo bitwaje inkota. Iti baje kurwanya abakarudaya, ariko bazahagwiza intumbi z'abantu abo nicishije uburakari bwanjye n'umujinya wanjye, kandi ibyaha byabo ari byo byanteye kwimuye umurwa amaso. Amen. Icyubahiro ndakikugaruriye mwami Imana, nkuko wumvishe gusenga kumugaragu wawe Yeremiya, abariko wumva gusenga kwanje ndetse muri aka kanya, mu izina rya Yesu Kristo reka ukuboko kwawe mwami Imana kugaragare kuteza amatwi ijambo rye muri aka kanya, kandi yongere yumve kandi yakire kuva hera hawe mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Uwiteka umwami Imana riratubwiye uburyo Yeremiya yarakingiraniye mu gikari cy'inzu y'imbohe, ngo kandi ijambo ry'Imana nubwo yarakingiranye ngo ryongera kumugarukaho ubwaka kuko ryari ryamugarutseho ubwa mbere, riramubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye yuko Uwiteka Nyiringabo Imana agomba kumwizera, akamenya ko ari umenya ugira icyo arema kandi akanagikomeza. Ndavugana n'abantu uyu munsi wa none basa nkaho ibyabo bikingiraniye ahantu. Ndavugana n'abantu kuri uyu munsi wa 33 bategereza ngo Imana ishobora kuba yaratwibagiwe. Reka nkubwire nshuti yanjye, ntabwo Imana yakwibagiye nta nubwo yakuretse. Ntabwo Imana yibagiwe yuko yaguhamagaye. Ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi nubwo usa nkaho ukingiraniwe, nubwo usa nkaho ukingiranye, nubwo ibyo bisa nkaho bikingiranye, Uwiteka umwami Imana arimo arakubwira ngo ni njyewe ufite icyo nakora, ni njyewe ufite icyo narema. Imana igiye gushyiraho inzira, Imana igiye kukuremera inzira. Yeremeye inzira Abisiraheli igihe babonaga inyuma yabo ingabo za Farawo, bakabona imbere yabo inyanja bivuga
bivuga ngo ni iby'iki rwa kibera, ariko birambwira neza ngo bamaze batangiye kwitotomba bahindukirana Mose baramubwira bati Mose, wowe ibi byose niho bibonaga? Iyo twiguye muri Egiputa byarutaho kugira ngo dushirire aha ngaha. Ariko Mose aravuga ngo nimuhumure, mukanya mugiye kureba agakiza k'Uwiteka Umwami Imana. Ndavugana nawe urimo kunyumva uyu munsi wa none, kuko utegereza agakiza, ntabwo ubona gutabarwa. Ariko reka nkubwire ko gutabarwa kuri k'Uwiteka Umwami Imana. Nubwo ukingiraniwe aho hantu, hari imfunguzo ndimo kubona, hari imfunguzo urimo guhabwa. Reka nkubwire niwizerana nanjye, urufunguzo urimo guhabwa nurwo kugukinga urwo rugi ubona imbere yawe. Urwo rugi ruri imbere yawe rurasa nkaho rufite inzugi zikomeye, ariko reka nkubwire marayika w'Uwiteka Umwami Imana yahageze aravuga zigakinguka. Nanjye ndavugana nawe numwe n'ijambo ry'Umwuka Wera, mvuga ngo Uwiteka Umwami Imana aje gukingura urugi ruri imbere yawe, nk'uko yabwiye Kuro ngo Kuro, kuko nakwimikije amavuta nzakujya imbere ahataringane mparinganize, nzakujya imbere ncagagure inzugi n'ibihindizo by'ibyuma biri imbere yawe, nzakujya imbere aho bona hari ikibaya. Uwiteka Umwami Imana huzuze. Ndagiye ngubwira inshuti yanjye, Imana yahagaranye na Kuro kuko yari yaramwimikije amavuta, niyo ihagaranye nawe uyu munsi. Imana yahagaranye na Mose abwira Abisiraheli ngo zirangabo za Farawo mureba ntago muzongera kuzibona ukundi. Abwira Abisiraheli ngo iyi nyanja mureba nayo irimo iranyumva, ndimo ndavugana nawe kuko inyanja iri imbere yawe. Uwiteka Umwami Imana aravugana nanjye kubwire ngo iyo nyanja imirumvira ijambo kandi igihe kirasohoye, kuko iyo nyanja nayo igiye kuguha inzira mu izina ry'Umwana n'Umwuka Wera. Aka kanya ndimo mvugana nawe, icyo cyari kigufashe kikurekure mu izina rya Yesu. Ibyafashe ibyo bibirekure, ibyafashe abana bibarekure mu izina rya Yesu. Reka abana bawe bongere bige kandi bamenye ubwenge mu izina rya Yesu. Reka abana bawe bige nta stress ya mascrufize mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe uyu munsi kuko urumvira ijambo uti ntabwo pastor azi uko iwanjye bimeze, ariko reka nkubwire iwawe ntago mbizi, ariko Umwuka Wera ari kumwe nanjye kandi abera hano hose icyarimwe. Yiteguye kuza iwawe kandi arabikoze mu izina rya Yesu. Wowe ubona ibikomeye, Uwiteka Umwami Imana arambwiye ngo nkubwire ngo humura, Imana irakuzi kandi Imana izi ibyo yibwira kukugirira ntabwo ari ibibi, ahubwo ni byiza, kandi iraje kubikora mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe, Uwiteka Umwami Imana aratubwira ngo niwe ugira icyo akora kandi niwe ukirema. Biremwe none aha ngaha nshuti yanjye, kuko wareberaga ibya kera ukareba ibyari byaranze, ukareba ibyapfuye, ukareba ibyo watangiye ukananirwa, ukareba ibyo watangiye bikafeiringa. Ariko reka nkubwire ngo biremwe none aha ngaha mu izina rya Yesu. Utangire kubona, amaso yawe atangire kubona ubuzima bushya, atangire kubona imibereho mishya, imirimo y'intoki zawe utangire ukore, byongere bigende mu izina rya Yesu. Aho byari bikingiraniwe, marayika w'Uwiteka Umwami Imana azanye urufunguzo kandi niwe uguhagaze imbere kugira ngo ahakingure mu izina rya Yesu. Aka kanya Uwiteka Umwami Imana yumvise gusenga kwawe kandi akugire neza mu izina rya Yesu. Uwiteka Nyiringabo Imana niwe mutabazi, ukaba umurengezi w'ubwoko bwawe, Mwami w'abami. Wabwiye umugaragu we Kuro kubera amavuta wamwimikishije. Ndavugana n'umuntu uyu munsi wa none, hari amavuta yimikishijwe Nyiringabo Imana, ariko ntiyarakibuka icyo Imana yamuvuzeho. Ariko aka kanya mu izina rya Yesu, reka ukuboko kwawe Mana yongera kubone, Mana ubone yuko ari wowe ubirema kandi ari wowe ubikoze mu izina rya Yesu. Mwami Imana, nk'uko wakamije inyanja Abisirayeli bakambuka, nawe reka yambuke agere mu butsinzi bwe mu izina rya Yesu. Nk'uko ingabo za Farawo zibagiranye ziganye Abisirayeli nazo zigiye kwambuka, Bibiliya tubwira neza ngo Umwisirayeli wa nyuma akimara gukuka nibwo Umunyegiputa wa nyuma yari amaze gushora akaguru muri ya nyanja, ngo maze Mose Imana iramubwira ngo ongera urambure iyo nkoni yawe, ngo arangije y'amazi ajya hejuru
y'abenyegiputa, ndeka nkubwire ngo ibyari bigukurikiye byose birapfuye mu izina rya Yesu. Nta nubwo uzongera kubona ukundi mu izina rya Yesu. Amen. Ndagushimiye Mwami kubw'umurimo ukoze, iyo ndwara irakize. Ndagushimiye Mwami, utanze amahoro mu muryango, utanze amahoro mu gihugu, utanze amahoro mu itorero, utanze amahoro Mwami aho babacuriraga ingoni, aho ngaho utanze amahoro. Kuko ndi kuvuga mu gitabo cya Zaburi 12 umurongo wa 6 ngo abo baciraga ingoni, ngo abo ngabo bose ngura batabaye. Mwami Imana, ndagushimiye yuko hari ubutabazi bwawe twongeye kwakira no kubona kugirirwa neza n'imbabazi n'urukundo n'amahoro biva kuri wowe, kandi ukabikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana bane nawe, kandi Imana yo mu ijuru ikwiteho. Uzashima Imana kuko Imana ibikoze, kuko Imana iratabaye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Telefone yanjye 0788430085. Pastor John Karimbanyi niwe mwavuganaga. Amen.